Yego nk'uko tumaze iminsi dufata amasomo agiye atandukanye nagiye mbahereza kuri ino TikTok isoko y'ubworozi cyangwa se kuri YouTube isoko y'ubworozi. Kuri uyu munsi rero ngabanje kubabwira ko igitabo twari tumaze igihe nabasezeranyije ko turaza kugikora. Icyo gitabo ngabanje kubabwira ngo cyarangiye, tukaba twakirangije. Ugikeneye wese rero akaba agiye kuza kutwandikira, waca muri komenti, waca kuri WhatsApp nk'uko muri kubona nimero aho ngaho, nta kibazo muraza kutwandikira tuvugane uko wabona iki gitabo. Ni igitabo kirimo indwara z'inkoko zigiye zitandukanye, ndetse tukaba twarashyizemo n'imiti y'ibimera ivura buri ndwara nk'uko twagiye tubibasezeranya rero, cyangwa se abantu benshi tubana abo tubana muri groupe yacu ya WhatsApp barabizi ko imiti yo muri farumasi atakiri ingenzi kuyikoresha, cyane ko abenshi bikoreshereza imiti y'ibimera, uretse ingingo zonyine nizo tugura muri farumasi, naho indi miti duhita dukoresha imiti y'ibimera, cyangwa se ukayikoresha imiti y'ibimera wirinda ko amatungo yawe azarwara. Ni ukuvuga ngo rero umuntu uri buze gukenera kino gitabo gifite paje 143, akaba ari igitabo kirimo indwara zigiye zitandukanye, kikaba kirimo ibimera biri hejuru ya 30 twashizemo twifashisha mu kuvura inkoko ku ndwara zigiye zitandukanye, kongerera inkoko ubudahangarwa, kongera umusaruro w'inkoko nka booster y'ibimera. Ibyo byose biri muri kino gitabo. Umuntu rero ugikeneye araza kutwandikira kuri WhatsApp ubundi tukimuhereze. Kirisoft tukigurisha 10,000. Kirisoft ni 10,000, ukakwishyura 10,000 tukiguhereza kuri WhatsApp, ubundi tukagumya kugenda tugukurikirana nyuma yo kuba ugifite. Ikindi giciro ku muntu ugikeneye kiri imprimable cyangwa se cyemprimye kiri hard, nawe tumuca 15,000. Ni ukuvuga ngo impamvu tubaca 15,000 ku cyemprima kirahenda, kuko mu tucyemprima dukoresheje uburyo bwa ankureri, cyangwa se bwa buryo bwo haza amafoto yose arimo ku buryo aza uyabona ugira ngo n'ubundi yafotowe na kamera, ariko cyemprimye. Ni ukuvuga ngo rero wowe ugikeneye aho uherereye hose, wowe w'umworozi, reka nkubwire ngo aya niyo mahirwe ufite yo kwitandukanya n'uburwayi bwajyaga bugutera mu nkoko zawe, mu ifamu yawe, bugatuma wenda uhura n'ibihombo rimwe na rimwe tuba tutaragiye duteganya. Ni ukuvuga ngo rero iki gitabo ugikeneye araza kutwandikira kuri WhatsApp kuri nimero muri kubona hano muri screen. Mwari kumwe na Hagenimana Fabien. Muri video itaha ngiye kureba ko nabakorera video nini ngenda mbasobanurira kuri amwe mu masomo ari muri icyo gitabo. Gusa ayo masomo nko nababwiye ni amasomo agendanye n'indwara n'imiti byonyine. Mukora follow rero kugira ngo iyo video cyangwa se iryo somo ritaza kugucika, cyangwa se ujye kuri YouTube yitwa isoko y'ubworozi ukore subscribe. Hariyo n'andi masomo menshi agiye atandukanye ay'ubworozi, uko wakikorera ibiryo ukabyivangira ubwawe ukoresheje ibigori, soya ndetse n'ibindi.